Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru, izinze ijoro, izinguye amanywa, irabyongeye irabikoze, Imana ishimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga aho uherereye hose. Nshuti yanjye, Yesu Kristo ashimwe, Imana ikomeze ikurebe neza, ikunezeze. Bakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ishimwe, Imana ibanezeze, Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo mbanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana mu mirimo y'amaboko yacu, tubanje Imana, tubona Imana muri uyu munsi, tubona Imana. Nawe usenge ubwira Imana uti Imana mbanziriza aho ndi bwerekeze hose muri uyu munsi, Imana ikwigaragarize, Imana ishimwe. Tubanje Imana ku babisha bacu, ivuguruze imigambi yabo. Tubanje Imana ku ncakura n'incabiranya mu izina rya Yesu Kristo, inyuranye amaboko yabo, inyuranye amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe, Imana ikwigaragarize muri uyu munsi. Tubanje Imana, nagusuhuzaga nkubwira ngo banze Imana uyihereze icyubahiro, banze Imana wongere ufate umwanya muto usenge, banze Imana ushima Imana ku byo yakoze, warebesheje amaso yawe bikomeye. Banze Imana kuko wararwaye, Imana iragukiza. Banze Imana yaguhinduriye amazina n'amateka, yaguhaye akazi, ikuvanye mu bushomeri bwanukaga bwari bukomeye. Banze Imana uyishimire bwa buzima bushaririye yagukuyemo, Imana ihabwa icyubahiro. Turayishimiye rero ibyo yakoze n'ibyo yakoze, kandi tuyiragije n'ibiri imbere, Imana ishimwe. Nabasuhuzaga muri aka kamwanya, mwese abo tubana mu bihe byiza bya niba tubyuka dusenga Imana aho uherereye hose, Imana ikunezeze, Imana ikurebe neza. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga muri teme yacu igira iti ntukavuge ko uri umukristo kandi utagira ukuri muri wowe. Ntukavuge ko uri umukristo, ni ukuri ntukabivuge, kuko hari aho utaragera, kuko hari aho ugomba kugera, kuko hari ibyo ugomba gusabwa. Umuntu w'umukristo ikintu kimuranga cya mbere ni ukumuramariza, kureka icyaha cyo kubeshya, akareka kubindyarya, kuko iyo ukibeshya rwose, iyo ukibeshya dayimoni rwiziringa ikwiziringitiraho, ikagutinyura, ikakujugunya no mu bindi byaha byose. Rero kuvuga ko uri umukristo kandi utagira ukuri ntabwo bishoboka. Nyemerera rero aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 14, duhere ku murongo wa 15 tugeze kuri 17. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Imana ishimwe. Ntago wabasha gukizwa, ntago wabasha kureka kubeshya, ntago wabasha kureka kubindyarya udafite umwuka wera muri wowe. Biragukwiriye kugira icyifuzo cyo kubana na mwuka wera iminsi yawe yose, mu byo uvuga n'ibyo ukora, uko ugenda, kugira ngo mwuka wera kuyobore, mwuka wera kubature mu byaha, mwuka wera kubashishe kuvuga ibyuzuyemo ukuri, uvuge mu buryo ukiranuka, ndetse ubashe no gukora ibintu by'ukuri, ubashe gukora ibintu bitarimo kubeshya. Ibirenge byawe, intambwe z'ibirenge byawe zitambukire mu kuri, uve mu byaha. Rero nyemerera ugire icyifuzo muri aka kanya, ubwire mwuka wera uti mwuka wera ngwino, mwuka wera ngwino uganze mu mutima wanjye, mwuka wera ngwino uganze mu ntekerezo zanjye, mwuka wera ngwino unganze
mu mirimo y'amaboko yanjye. Imana ishimwe. Ukeneye umwuka wera, ukeneye imbaraga z'Imana ngo zigufashe, ukeneye imbaraga z'Imana ngo zigire aho zikuvana n'aho zikugeza, ukeneye imbaraga z'Imana ngo zikubashishe kunesha icyo cyaha cy'uburiganya, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo azatwoherereza, adusezeranya kutwoherereza umwuka wera. Yari abizi nyine ko abanyantege nke bazagwira, yari abizi ko Satani azakamura abantu, yari abizi ko Satani azagusha abakristo, yari abizi ko abemera bakeneye umwuka wera, imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusome 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Imana ishimwe. Niwe mwuka w'ukuri. Imana ishimwe. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nyine yarakomeza aravuga ati simbasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Rero Yesu Kristo hari icyo ahangaha, hari ibanga atumeneye. Aratubwiye ngo rwose nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yesu ujya witondera amategeko y'Imana, witondera amategeko y'Imana. Erega n'indorerwamo, hariya niho twirebera ukabasha kubona umwanda wawe. Rero Yesu aravuze ngo nimunkunda mukitondera, muzitondera amategeko yanjye. Niwaba wakunze Imana, ugakunda Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukazirikana ko ari umucunguzi wawe, ukazirikana yuko yakugiriye neza, ukazirikana ko ari umuremyi wawe, ukazirikana urukundo rwa Yesu Kristo, uzitondera amategeko ye, uzazinukwa icyaha n'igisa nacyo, uzava mu kavuyo, uzava mu kajagari mbese n'akavuyo k'ibyaha, uzitandukanya n'ibyo kubeshya, uzitandukanya ayiwe n'uburyarya, uzitandukanya n'insangano, uzitandukanya yewe, uzitandukanya n'iby'Imana yanga. Imana ishimwe. Uzitandukanya n'ubusambanyi, uzitandukanya n'ubwomanzi bwose, uzitandukanya n'uburara bwose. Rero Yesu aravuze ngo nimunkunda. Ese ukunda Imana? None se uyikundisha umutima wawe? Ese waba ukundisha Imana umutima wawe ukavuga ibinyoma? Waba ukundisha Imana umutima wawe ukagira inzangano? Waba ukundisha Imana umutima wawe ukagira uburyarya? Waba ukundisha Imana umutima wawe n'umubiri wawe ukaba warabaye indiri y'ubusambanyi? Rero ijambo ry'Imana ravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Arangije Yesu Kristo aravuze ngo nanjye nzasaba Data, Imana ishimwe, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Yesu Kristo yadusezeranije undi mufasha wo kubana natwe ibihe byose. Uwo mufasha ninde? Niwe mwuka w'ukuri. Niba ubona uri umubeshyi, niba ubona ibyaha byarakunaniye, nuko ntabwo urahabwa umwuka w'ukuri. Nta mwuka wera w'ukuri ufite, nta mwuka w'ukuri uri muri wowe. Niyo mpamvu ubona uhora ubeshya, rimwe na rimwe bakagukoba, ubundi bakaguhamagara bati waratubeshye, telefone ukayirya urwara, telefone umuntu ukamuboroka kubera yuko uzi ko uri umunyabinyoma. Umuntu w'umunyabinyoma akuraho amatelefone, umuntu w'umunyabinyoma ahindura amayira. Rero ijambo riravuze, Yesu Kristo aratubwiye ngo azaduha umufasha wo kubana natwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ariko arangiza aravuga ngo ab'isi, abapagani, ab'isi batarakizwa, ngo ntabwo bishoboka ko bamuhabwa. Ntabwo byashoboka. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo kuko batamurora kandi batamuzi. Imana ishimwe. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe
kandi azaba muri mwe. Imana ishimwe. Uwo nguwo ni Yesu Kristo, Mwuka wera azabana natwe. Imana ishimwe, kandi azaba muri twe. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko abisi ntabwo bamuhabwa. Umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ntabwo yamuhabwa. Umuntu utemera guha ikaze na karibu Umwuka wera ngo yemere kamuyobora ntabwo yamuhabwa. Imana rero itugire neza. Ijambo riratubwiye ngo data Yesu Kristo azasaba data nawe azaduha undi mufasha wo kubana natwe ibi bihe byose, ari we Mwuka w'ukuri. Imana iguha umwuka w'ukuri, Mwuka wera w'ukuri, Mwuka w'ukuri akuganze. Imana ikugire neza. Shalom shalom. Ntukavuge ko uri umukristo kandi utagira ukuri. Wihane wiyeze. Imana iguhe umwuka w'ukuri. Imana ibagire neza. Muhahe muronke, mukoresha ukuri mu kazi kanyu, mukoresha ukuri muri gahunda zanyu. Imana ibaganze.